ibi nabyo bimaze gufata indi ntera kandi rero sinzi ko nagize igitekerezo nimba ari icy'ubugoryi nimba ari iki simbizi urumva nari navuze ndashaka gukorera pranka nyambo ndashaka kumukorera pranka noneho ngewe musaba ko twakundana ngiye gukorera pranka madamu wanjye uno ije yenda kuzana njamahane mu rugo mugira ataza kwitwaza ngo banazanye ibyo muri filime mu rugo ngo nigize ngo ibintu bya cyane uburyo umuntu mu rugo ngatuza ngiye kuzana yamahane muri kiramane nyine yako bari kiramane nashaka prank nanjye nateguye prank umva nateguye harimo ibyuma harimo imbunda harimo mask umva tugiye kumukanga tugiye gukora prank hano tugiye gukora ni ibisazi turajya tugenda tujye ku mumotari tumuhagarike tumugiye ko tujya ahantu runaka nyine noneho uyu mubebi cyangwa njyewe duhite twurira mu mahembe aho kwicara inyuma twicare mu mahembe reka mbarubire ngiye kumukorera prank mwisi n'umujika avuge bo bava bataragaruka ku muntu wangiriye iyo nama yarakoze cyane nakoresheje invitation z'ubukwe shimije kumukorera prank ntagabizi nabipanze nari kwizira ry'Imana mbure cyuzanye n'abanya nta kintu kimwe biziho anshinze ubuhehe sinubusamanye bw'indanga kamere hari umwana wawe nari umwana tenda hari bene wanyu kwaba twariryamye ufite kibazo ubundi wowe ubundi ni gute twisanze ahantu ni gute twisanze mu isi byitwa prank guys ngiye gukorera prank agatushe musa turebe Hello. Delivery Tank Plus. ubundi iyi prank ni umukino ushingiye ku kinyoma isibye ko ari abawufata nk'indorerwamo ibereka uko umuntu runaka yakwitwara mu kintu runaka igihe cyaba kibaye igihe runaka. Muri uyu mukino habaho kubeshya umuntu runaka umutunguye ahasigaye nawe yakenyuraguramo amarangamutima ye akayata hanze. Iyo bigeze ku kigero runaka rero watangiye umukino runaka yifuzaho nibwo avuga ko byari prank. Umuntu umukunda yego byaje akuze noneho atakwemera ko ngo mukunda nisekera mama ni prank ni prank was it nta prank nkari Bibi byari prank iminama. Cyane kore turi ba. Nese nge nawe turi bakuna kuri. Ibi ni ibintu bikorwa cyane cyane n'aba content creators bakabifotora akantu ku kandi bakabicisha ku mbuga nkoranyambaga. Ibi nkubwira bibinjiriza amamiliyoni menshi cyane buri kwezi cyane cyane nk'ababikorera mu mihanda hagati aba bifashisha umuntu usa nk'umuhanzi runaka cyangwa ikindi cyamamare maze bakagenda bamwitira uwo muhanzi nyamara bagamije gukina mu mutwe abantu gusa. Okay, what? Kobe, we have a favorite, we have a Justin Bieber fan right here. Oh, sure. Abandi bo bagenda mu mihanda bavuga ibigambo bitakagombye kuba bivugirwa mu ruhame. Ibi byitwa street prank. Birafotorwa bigacishwa ku mateleviziyo cyangwa se imbuga nkoranyambaga zikwirakwiza amashusho nka TikTok, YouTube, Instagram n'ahandi henshi hakoreshwa n'abantu benshi cyane. Ababikora mu bihanda bo dushatse twanabita abashizi b'isoni ku rwego rwo hejuru baba bafite ibyizere n'akamenyero utamenya aho babikura. Twarabuze nta kanyanga nta rumogi ntabwo twamukigikiye kuba nese idanga gutera inda ugurashaka iki uranshaka yiki nese ntabwo twaguye miswi ariko se iyi mikino bite byayo ese wari uzi ko iyi mikino prank ifatwa nk'iya kiboyi ariyo yapfiriyemo umugabo ukomeye cyane ku rwego rw'isi yose. Ni umugabo udasanzwe akaba yari umuvandimwe w'umuyobozi ukomeye cyane ujejeta igitinyiro n'ubugome ndengakamere Perezida wa Korea y'Amajyaruguru Jong. Undi munsi indi mpinduka ku rupfu rwa Kim Jong. Polisi ya Malaysia yataye muri yombi abagore babiri b'abatasi. Uburyo bwo kwica ni ubwa James Bond. Umwe mu bakekwa ni umugore w'Umunyandoneziya yabwiye polisi ko yarimo akora prank zitagamije kwica ngo ni prank zica ku mativi. Bikibahama abagore barakatirwa gupfa. Ubu ni bumwe mu bwicanyi budasanzwe. Hari mu 2017 abagore babiri bahawe igihano cy'urupfu bakamanikwa bazira kukuba barakiniye prank ku mugabo runaka batazi gutyo gusa bikamuviramo urupfu mu buryo busa nkaho bari babuteguye kuko yishwe muri style z'ubwicanyi zitwa James Bond muri za filime ze ajya kina. Ibikubiye muri iki kiganiro ni inkuru mpamo y'uburyo prank zishyirwa ku rubuga rwa YouTube zahitanye umuvandimwe wa Perezida Kim Jong.
Mu gusobanukirwa ibyo byose rero, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Mu 2017 abagore babiri bakiri bato, uwitwa City n'uwitwa Donna, bahawe akazi kari kubakura mu buzima bubi bari bamaze igihe babamo. Bahawe amahirwe yo kuba ibyamamare binyuze mu gukina amaprank acishwa ku mbuga nkoranyambaga zirimo nka YouTube ndetse no ku mateleviziyo agiye atandukanye. Itu lucu-lucuan gimana ya, terkenal kayak bum prank. Jadi saya juga mikirnya oh ya udahlah gitu. Kuri uyu mugore bisa nkaho ibyahoze ari inzozi ze byari bibaye impamo, kuko yari agiye kujya yinjiza ari hagati y'amadolari 100 n'amadolari 150 kuri buri prank imwe gusa yari kuzajya akora. Mu mafaranga ya Beneri ari hagati y'ibihumbi 130 n'ari hagati y'ibihumbi 200. Bivuze ko kuri uyu mugore gukinira prank byibura ku bantu 10 ku munsi yari kuzajya yinjiza ari hagati y'igihumbi ndetse n'icyatanu cy'idolari. Aya nari hagati ya miliyoni 1 n'ibihumbi 300 mu mafaranga hano iwacu mu Rwanda, ndetse na miliyoni 2. Aya yose ni amafaranga ari kuzajya akorera umunsi umwe gusa. Ni amafaranga yifuzwa n'abantu hafi ya bose, cyane cyane nkatwe dukorera kuri internet binyuze ku mbuga zikwirakwiza amashusho nka YouTube cyangwa TikTok. Aya mafaranga ntabwo ari kuyitesha gutyo gusa, cyane yuko bitari kumusaba gukora interview cyangwa kwa applyinga mbere yo gukora kano kazi. Nkuko nabikubwiye mu kanya kashize, aka kazi kahawe abagore babiri, City n'uwitwa Donna, ariko igitangaje kuri aba bagore nuko bakomokaga mu bihugu bibiri bitandukanye. Uwitwa City yakomokaga muri Indonesia, akaba yari asanzwe afite akazi ko gufasha abantu kugora bimwe mu bice by'imibiri, kandi nabwo yakoraga ari uko hafi ya bose mu bo bakoranaga babaga basibye. Uyu mugore City hari rimwe nijoro ahura n'umugabo witwa James mu kabari. Uyu mugabo wo guhura kwabo si kwari impanuka, kuko bari bamaze iminsi bandikirana ku mbuga nkoranyambaga amubwira ko azamuha akazi ko kuzajya akina amaprank mu birori bigiye bitandukanye. Ni mu gihe umugore wundi witwa Donna we yirirwaga agenda inyuma y'abantu nka escort mu gace kitwa Hanoi, ni muri Vietnam. Nawe rero yaje guhura n'umugabo witwa Mr. Y, nabo bahuriye mu kabari, maze ahita amuha akazi ko kuzajya akina amaprank. City na Donna ntabwo bari baziranye, nta nubwo bari batuye ahantu yegeranye, ariko ibitekerezo byabo byagushaga ku kintu kimwe gusa. Isibye kaka kazi kari kuzajya kabinjiriza amafaranga icya yose, ndetse bakaba n'abastari. Ubusanzwe bari bamaze igihe kinini bakora akazi batishimiye, bagakora kugira ngo baramuke. Bose ni ubwa mbere bari bagiye gukora akazi bishimiye, ku buryo bari no kwihutira kubibwira imiryango yabo. Gusa ariko aka kazi kari kagiye kubabera inzozi mbi, kubera ko ababahaye akazi ari bo James na Mr. Y ntabwo bari basanzwe bakora ibijyanye n'amaprank, nta nubwo bari basanzwe bakora ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo bari abicanyi ruharwa bakoreye yaruguru. Nkuko tubizi, Korea ya Ruguru ni kimwe mu bihugu bya mbere bibamo ikandamizwa ryo ku rwego rwo hejuru. Ni igihugu kiyoborwa n'umugabo w'umunyagitugu wuzuye ubugome ndengakamere, Perezida Jong. Ni umugabo utegeka ngo bafunga abaturage be, abaziza kwambara amapantaro y'amakoboyi, kureba shene za televiziyo mpuzamahanga, kwiyogoshesha birenze ku mategeko bagennye. Ubyumve neza ko iki gihugu kijya kinohereza abicanyi ruharwa mu bindi bihugu ngo bajye kwita ku banzi babo, bakabakura mu nzira binyuze muri ubwo buryo amaze kuvuga haruguru. Mr. Y na James bari za maneko zikomeye za Korea ya Ruguru, bari baratumwe n'ubahagarariye uyobora iki gihugu, Perezida Jong, ngo bivugane ikindi gipimo kindi mu kindi gihugu, ariko rwihishwa hatajemo izina Korea ya Ruguru. Aba batasi bakaba n'abicanyi ba Korea ya Ruguru, nabo byabasabye kunyura mu zindi nzira, arizo aba bagore babiri, City na Donna, bari basanzwe biheringa ubuzima bwaranze. Mr. Y na James icyo bakoze ni uguha aba bagore kwamamara, ipinda n'ibyishimo byagombaga kubafasha gucika ubuzima babagamo bwari bugoranye. Babasezeranyije kubagurutsa hejuru y'imisozi miremire, amashyamba, imiturirwa miremire, nabo ariko bakagenda bakina amaprank mu birori bigiye bitandukanye mu mijyi ikomeye, cyane cyane nk'iyo muri Amerika. Gusa ariko ibi byose bakoraga byari ukwitoza kugira ngo bazakore prank y'ibihe byose. Yari yariswe Big Prank, yagombaga gukorerwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege giherereye muri Malaysia. Iyi niyo bafataga nka special, yari bategereje ku buryo bayikora neza bari guhita baba abastari ku rwego mpuzamahanga. Bityo rero City na Donna bagombaga kwitoza cyane, bagakora imyitozo myinshi ishoboka kugira ngo bazabashe gukora neza kuri uwo munsi mukuru wagombaga kubaho ibidasanzwe kandi bikomeye cyane. Ubyumve neza ko bitoje kuzakora ino prank kuva ku itariki 5 Mutarama kugeza ku itariki 9 Mutarama, iminsi 5 yose bitoreza mu mihanda ndetse n'amasoko akomeye n'ahandi henshi yagiye hegereye Kuala Lumpur muri Malaysia.
bitozaga kuzasatira umugabo runaka bakamupfuka amaso bakagira ibyo bamusiga, asigaye bagahita bajya gukaraba ngo bagahita bareba ukuntu yigiraye ngo maze barangiza bagaseka bagatembagara ngo bagahita bamubwira ngo byari prank, maze ngo Mr. Y na James bakabifotora byose bakabicisha ku mbuga nkoranyambaga. Ibaze ko James yemeye agategera City bakajya muri Cambodia akamuhuza n'uwitwa Mr. Chang wari usanzwe ukora amaprank ku rubuga rwa YouTube ngo amukubite ku myitozo. Ngira ngo ubu noneho mwatangiye kubyumva neza ko ibyari prank byari bitangiye kuba seriye. Ibaze ko banahise banabazamurira umushahara, amafaranga bafataga bakayashyira ku madolari 200 kuri buri prank bari kuzajya bakina, naka bakabihumbi 270 mu mafaranga hano iwacu mu Rwanda. Ni mu gihe muri Vietnam Donna nawe yari akomeje imyitozo yahabwaga na Mr. Y yo kuzajya mu ruhame agahitamo umuntu runaka akamwihisha inyuma akamusiga ibintu runaka mu maso, yarangiza akirukanka yisetsa koko kugeza ubwo ngo kamera zo ku mihanda zamufataga amashusho. Aba bagore bose barimo batekereza yuko bari mu myitozo ya prank, nyamara iyi yari imyitozo yo kwica. Mu kwezi kwa kabiri mu 2017, umunsi umwe mbere yuko bakiniye prank ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Malaysia, City na Donna bumvaga bafite ubwoba koko, imitima itera isimbagurika, biyumvaga nk'abagiye kwamamara byihuse binyuze muri prank. Mu gitondo ku itariki 13 Gashyantare mu 2017, City yabyukiye ku kibuga cy'indege cya Malaysia. Isaa 2 zuzuye z'igitondo yicaranye na Mr. Chang, bafite agakawa ahantu hateganye neza n'inzira zose zisohoka ku kibuga cy'indege, ariko anamukubita ku mawayizi. Dore uburyo byagombaga kugenda. Yari kwisha inyuma y'igipimo, yarangiza akagituruka inyuma gake gake akagisiga ibintu runaka mu maso, yarangiza agahita yirukanka agahita ajya gukaraba. Ni nabwo rero yahise anabwira uyu mukobwa yuko uwo yamwoherejeho hari n'undi mugore bari buze kuhahurira. Uwo mugore ni Don. Wibuke ko bari baratojwe n'abantu bagiye batandukanye ahantu hatandukanye, ariko bari barahawe akazi kimwe igihe kimwe, akazi kamwe, bitoza kimwe igihe kingana. Kuri iyi nshuro rero bahawe amerekeza amwe yo gukorera prank ku kibuga cy'indege kimwe ku muntu umwe igihe kimwe. Mu gihe gito cyari bukurikire, aba bagore bombi bari bagiye kuba bunganizi mu bwicanyi bari bagiye gukora buzandikwa mu mateka. Amasaha y'akazi akigera, Mr. Chang yafashe icupa ririmo amavuta asukika maze ayasiga ku kiganza cya City. Muri ako kanya Mr. Y nawe yafashe igice cy'umwambaro cyangwa se ukita agatambaro gato kariho amavuta asukika asa nka yayandi yahawe City, maze agahereza Don. Aya mavuta yari afite impumuro nk'iy'amavuta asanzwe ashyirwa mu mamashini, ariko igitangaje ni uko aya mavuta yaratandukanye cyane n'amavuta bari baritorejeho na mbere. Amavuta bahawe kuri iyi nshuro ni uburozi, amwe yitwa VX. Aya ni uburozi busa cyane cyane ku kiremwa muntu. VX ifatwa nk'intwari irimbura igashwanyaguza burundu ikiremwa muntu, ariyo mpamvu yari yarahagaritswe mu bihugu byose bigize isi. Ibaze ko ikijojoba kimwe cyayo gipima microgram 30 gusa, kikujugunywe ku kiganza waba ureba ibyo kigukorera. Akajojoba kamwe gato cyane ka nyuma katanangana n'agapiese kamwe k'isukari cyangwa se umunyu kakuguyeho gahita gashwanyaguza buri hantu hose imitsi ihurira n'inyama zigize umubiri wawe. Iki gihe uhita usinzira igitaraganya, umutwe ukakurya ukongera ukakurya koko ukanagira n'iseseme. Mu munota umwe gusa ukigaragaza ibi bimenyetso uhita utangira kuba paralize gahoro gahoro umubiri wose, maze igikurikiraho rero ni ugupfa. Wakwibaza se amavuta ya VX niba ari uburozi koko kuki ntacyo yigeze agira aba bagore babiri City na Don? Ubundi amavuta ya VX abagizwe n'ibice bibiri bitandukanye. Iyo bitandukanye rero aya mavuta nta kintu abatwaye, ahubwo iyo avanzwe bibyara umutuku, uburozi. City na Don buri umwe yari afite igice kimwe cy'aya mavuta ya VX ku biganza byabo, ariyo mpamvu nta cya mavuta yigeze abatwara. Ariko igitangaje nuko aba bose bari bagiye guhuriza ibiganza byabo ku muntu umwe gusa kandi igihe kimwe. Mu gihe ibi byari bitaraba biyumvaga nk'abafite ubwoba bwinshi cyane. Korea ya ruguru ubundi yahisemo kuzakora ino misiyo muri Malaysia, kuko iki ni kimwe mu bihugu bya mbere aho abanyakorea ya ruguru binjira bitabasabye visa. Ibi rero ni nabyo byoroheye ababicanyi kuba bakwinjira muri iki gihugu nta kintu na kimwe bibasabye, bakinjira bemye, bakinjira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kuala Lumpur bameze nk'abashoramari baciriritse. Yaba Mr. Chang na Mr. Y bari babanje gusobanura City na Don yuko uwo bari buze gukoreraho prank ari umugabo usanzwe w'imyaka iri hagati na hagati wari kuza kuba yambaye ikote rya grey utwaye igikapu cy'umukara. Bari bababeshye yuko ngo uyu mugabo yitwa Kim Cho.
City na Don bakimubona bose bamubonye nk'umushoramari uciriritse, nta n'igitekerezo bagize yuko umugabo bagiye gukiniraho arenze uko agaragara inyuma, kuko uyu mugabo ntasanzwe bari bagiye gukiniraho prank, kuko ni umuvandimwe wa Perezida Kim Jong-un, amazina ye nyakuri yitwa Kim Jong-nam. Ikibazo cyari gihari ni ukubera iki Kim Jong-un yohereza abicanyi ngo baze bivugane mukuru. Umuvandimwe wa Kim Jong-un, Kim Jong-nam, wari uzi ko rimwe yigeze kuzafatwa nk'uzayobora iki gihugu cya Korea ya ruguru, kubera ko yari we muhungu mukuru w'umuyobozi w'umunyagitugu Kim Jong-un wari warahoze uyobora iki gihugu cya Korea ya ruguru. Byatumye umwana rero arerwa nk'igikomangoma paka agize imyaka 30 agakora igikorwa twakwita ubucuca akakanya cyanduje isura yose y'iki gihugu kikayihindanya. Yafunzwe azira kwinjira mu Buyapani akoresheje passport y'incurano. The much publicized incident is said to have deeply embarrassed his father, cementing Kim Jong-il's negative view of his eldest. Ibi rero byatumye irikamba yari yaragenewe rihindura icyicaro ryimukira ku mutwe wa murumuna we Kim Jong-un ngo abe ari we uzayobora iki gihugu. Ibi byanatumye Kim Jong-nam ahita ava muri iki gihugu cya Korea ya ruguru yigira hitwa Macau ni mu Bushinwa. Nubwo yari yarahunze ariko akajya kure cyane, yabayeho ubuzima bwe bwose afite ubwoba kandi bwinshi cyane. Ubu bwoba bwa Kim Jong-nam bwikubakubye cyane cyane mu 2011 ubwo se wabo babyara bombi yasezeraga ku Birayi, maze umuvandimwe we muto rero agafata ubutegetsi ari we Kim Jong-un. Kuva icyo gihe Kim Jong-nam yagiye ku mateleviziyo agiye atandukanye agatanga ama interview asebya akanegura ubutegetsi bwose bwa Korea ya ruguru bwari buhagarariwe na murumuna we, akibanda cyane cyane ku mategeko akarira abanyakorea ya ruguru atangwa na Perezida Kim Jong-un. Byakomeje kuba ubwo kugeza ubwo bimwe mu bitangazamakuru bikomeye nka Wall Street Journal byanditse ko Kim Jong-nam akaba umuvandimwe wa Perezida Kim Jong-un yaba ari kugurisha amabanga akomeye ya Korea ya ruguru kuri CIA, Central Intelligence Agency muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi niyo mpamvu rero Kim Jong-un yahisemo kumucecekesha kuko yabonaga ibyo yararimo bitangiye gufata indi ntera. Kumucecekesha rero byagombaga kuba ku itariki 13 Mutarama mu 2017 ubwo Kim Jong-nam yageraga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kuala Lumpur muri Malaysia. Mu rugendo rwe rwose rwabaye rwiza paka kugera indege igeze ku butaka, ahagera yiyumvaga nkaho nta kibazo na gito afite. Icyo atarazi nuko ibyari mutegereje byari agatego gusa yagombaga gusigamo ubuzima bwe. Ubwo uyu mugabo yageraga kuri iki kibuga cy'indege ibintu byose byakomeje kuba ibisanzwe. Impande ye hari abagore babiri City na Don bari kuza bamusatira, baturutse mu mpande ebyiri zigiye zitandukanye, gusa ariko bari bafite amavuta amwe ya VX ku biganza byabo. Ubwo Kim Jong-nam yageraga kuri za mashini zo ku kibuga cy'indege zisaka, City na Don bamuturutse inyuma gake bamupfuka amaso bamusiga ya mavuta ya VX mu maso no ku munwa. Wibuke VX ibigabanyijemo ibice bibiri, ariko ibice bibiri bitandukanye nta kibivuze, ntago ibikira uburozi. City na Don buri umwe yari agiye afite igice kimwe, babihuriza mu maso y'umugabo umwe Kim Jong-nam bihita byivanga bihinduka uburozi. Ibi byose byatwaye isegonda rimwe gusa, City na Don bahita baburira mu myotsi kandi nabwo umerekeza agiye atandukanye, basiga uyu mugabo ahagaze wenyine. Ibi nkubwira byafashwe n'amakamera y'umutekano yo ku mihanda 6 CCTV cameras. Mu kanya gato uyu mugabo yahise atangira guhuma amaso, uruhu rwe rurashya ruratura hafi gucumba umwotsi. Abaganga bo ku kibuga cy'indege bahise bahagera bamwuriza imbangukira gutabara ambulance. Gusa ariko ibi byose nubwo bari kubikora bari batinze, ntiyabashije kurokoka uburozi bwa VX. Nibwo rero bahise bamenya yuko ibyabaye ku kibuga cy'indege bitari prank, ahubwo byari ubwicanyi. Umunsi wakurikiyeho ni nabwo hamenyekanye yuko uwari wabuze ubuzima yitwa Kim Cho ari muri Korea ya ruguru. Ni nabwo hanamenyekanye yuko uyu mugabo amazina ye nyakuri ari Kim Jong-nam, umuvandimwe wa Perezida Kim Jong-un. Dore uko byagenze. Icyo gihe Korea ya ruguru yahise itumiza umubiri w'uyu mugabo ngo abari bo baza kuwushyingura mu cyubahiro, ariko bawutumije vuba byihuse cyane hatabanje gukorwa igenzurwa neza ngo bamenye icyamuhitanye. Ibi byitwa autopsy. Ibi Malaysia yabyibajijeho uburyo Korea ya ruguru idashishikajwe no kumenya icyahitanye umuntu wabo. Byatumye rero Malaysia nayo yanga kohereza uyu mubiri hatabanje gukorwa ubushakashatsi ngo hapimwe DNA, deoxyribonucleic acid, ngo bamenye inkomoko y'uyu mugabo. Ibyavuye muri ibi byose byatumye abakoze ubu bushakashatsi basa nk'abakubiswe n'inkuba,
kuko basanze wapfiriye iwabo wari umuvandimwe mukuru wa Perezida Jong wa Korea ya Ruguru. These new details are disturbing to say the least. Terrifying, Amy. This is a truly shocking uko amakuru yakomeje development. gusakara hose hatangiye kwibazwa ese ibi byaba byakozwe nande, ubundi ninde waba uri inyuma y'ibi byose. Nanone ariko nawe utari ubizi yuko uyu mugabo atari asanzwe yumvikana n'ubutegetsi bwa Korea ya Ruguru. Hakongera hakibazwa impamvu abicanyi bakoresheje VX kandi yarabaye yibura. Gusa babiperereje neza baje gusanga zimwe mu nganda za Korea ya Ruguru zari zigikorera amavuta ya VX. Ako kanya polisi ya Malaysia yahise inimena ku kibuga cy'indege. Abofisiye b'inkwakuzi bahise berekeza ahagenzurirwa amakamera yose yo ku mihanda. Nibwo babonye yuko City na Don babanje kumusiga ibintu mu maso maze bakabona kwiruka. Ako kanya aba bagore bahise batangira gushakishwa ahantu hose hasi hejuru. Dore uko byagenze, aba bagore bakimara gukora prank zabo bahise bajya gukaraba, bishyurwa neza uko bari babyumvikanye na ba boss babo, barangije bahita bigendera. Polisi byabatwaye umunsi umwe gusa kugira ngo aba bagore bombi bisange batawe muri yombi. Babatunguye cyane nabo ubwabo bari bataramenya ikijya mbere, ntago bari bazwi ibyo bakoze byari byavuye mu rupfu rw'umugabo runaka bari bakoreyeho ibi byose. Ibaze ko umwe muri bo witwa City yakomeje gutekereza ko gufungwa nabyo byari birimo mu byari bigize prank. Aha, prank zabaye prank mw'abantu. Aba bagore bari bagiye kwerekeza gereza nyuma yuko prank yari ivuganye umuntu. Bahise bashyirwaho icyaha cy'ubwicanyi bwapanzwe. Icyo bagombaga guhanishwa ni igihano cy'urupfu. Investigators in Malaysia have arrested a suspected female secret agent in this James Bond style hit. Ku tariki ya 2 Mata mu 2017 City na Don bashyikirijwe urukiko rukuru rwa Malaysia. Bari bazengurutswe n'abasirikare bakamuye imiseko n'imishinyiko yose bakikiye imbunda za mbere zicaginze amasasa kikaye muri icyo gihugu. 25-year-old Indonesian Siti Asia umukobwa w'imyaka 25 uvuka Jakarta muri Indonesia we n'umunyavietnamkazi Donati Wanga bwa mbere bagaragaye mu rukiko rusange ngo bumve ibyo bashinjwa. Aba bagore berekeje muri gereza yo muri iki gihugu cya Malaysia. Izi gereza ubusanzwe zinazwe mu byigano ukabije, ibura ry'ibitanda ukarenzaho nuko hanifashishwa indobo nk'ubwiherero. City na Dona bumvaga bafite byizere yuko hari uzabizera yuko ibyo barimo byari prank kandi bikaba byarakazi bari barahawe n'abantu. Impamvu ya mbere yatumaga bumva yuko batari buzatinde muri gereza nuko polisi yari yamaze gufata umugabo wo muri Korea ya Ruguru ufite ahuriye n'iki kirego. Polisi mpuzamahanga Interpol yahise inashyira abagabo bagera kuri 4 ku cyitwa Red Notice ngo aho bari hose batabwe muri yombi. Nta bagabo 4 ba hafi ya mastermind wari uri inyuma y'ibi byose. Gusa ariko ibi byizere byose bari bafite byahise biyoyoka kubera ko umunsi wakurikiye Korea ya Ruguru yategetse ko abagabo bafungurwa igitaraganya kuko nta bimenyetso bihagije bari bafite byatuma bafungwa. Ibi byose cyabiteye Malaysia yari ikizi ariko nta bimenyetso na bike yari ifite. Muri uko guhuga cyane babatasi ba Korea ya Ruguru babashije kuba batoroka iki gihugu cya Malaysia. Nako nubwo twabyita gutoroka kuko baciye ku kibuga cy'indege bacaho bitonze rwose. All 4 are suspected intelligence agents. Bose uko ari bane bakekwaho kuba abatasi bafite amazina y'amakode nka Mr. Y na Grandpa. Aba bose nta wafunzwe, bose basutse mu gihugu hakiri ubwicanyi berekeza muri Korea y'Amajyaruguru. Iki gihe nta n'umwe wari usigaye wakwemeza yuko aba bagore ari inzirakarengane kuko nta n'uwari uhari wari kugerekwaho iki cyaha. Urukiko rwa Malaysia rushingiye ku bimenyetso byari bihari birimo amashusho yari yafatiwe ku kibuga cy'indege rwemeje ko aba bagore babiri ari bo banyabyaha cyane ko bahise biruka bakajya gukaraba nyuma yo gukora iki cyaha. Icyo urukiko rwabonye nuko aba bagore bombi bari babizi ko batwaye uburozi kuko bahise banakaraba ako kanya uburozi butarabivangiraho ahasigaye ngo babane umutuku. Habaye igisa nk'imaka yuko aba bagore baba barahawe akazi n'abatasi ba Korea ya Ruguru bakabatoreza kwica hifashishije uburozi bwa VX. Urubanza rwakomeje kujya mbere ariko aba bagore bo bari bafunzwe. Iminsi yabyaye ibyumweru abagore bafunzwe. Ibyumweru bibyara amezi gutyo mpaka imyaka. City na Don inyuma y'amafera beto nta byizere na bito bari bagifite noneho. Icyo babonaga mu rubanza nuko icyizere cyabo cyagendaga kimanuka bakabona yuko ubuzima bwabo bagomba kubumara muri gereza. Gusa ariko mu 2019 hari ibyabaye bidasanzwe kuri iki kirego. Urukiko rwahanaguye ibyaha byose byari biri kuri City maze ibi byaha byose bishyirwa kuri uyu mugore wundi
Don. umunyarwandakazi w'imyaka 26 yasohowe muri gereza muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere nyuma y'uko umushinjacyaha ababwiye urukiko ko bategetswe kumurekura bakanamuhanakoraho ibyaha byose ashinjwa. Ku itariki 11 Mata mu 2019 City yararekuwe asohoka gereza yemye yahanaguyeho ibyaha byose. Yahise ahabwa indege ye bwite imucyora iwabo muri Indonesia. City avugisha itangazamakuru mu marira menshi yavuze ko yumva yishimye kuba yarekuwe, ndetse akomeza agira ati uyu ni munsi wanjye wo kwibohora. Ntabwo bigeze bamusobanurira impamvu arekuwe, ariko icyaha cyari cyarabereye muri Malaysia kandi abagikoze si abaturage ba Malaysia. Don yavukaga muri Vietnam naho City ari umunyandonesia. Inyuma y'ibikuta rero leta ya Indonesia yari imereye nabi Malaysia ngo barekure umuturage wabo. Perezida wa Indonesia we bwite niwe wihamagariraga abayobozi ba Malaysia ngo bafungure City. Indonesia yabwiye Malaysia yuko nibadafungura umuturage wabo byari kwangiza umubano mwiza wose bari bafitanye. Ariyo mpamvu rero City yarekuye igitaraganya. Gusa ariko kuri Don we ibintu byari bitandukanye kuko ntiyari gufashwa na Indonesia kandi itamuzi, kandi Vietnam wabo nta nubwo bari basanzwe bacana waka n'iki gihugu cya Malaysia. Iby'uyu mugore Don byo byakomeje kugorana rwose, bikomeza kuba ibisanzwe. Krian Fair yari agiye kurya impungure wenyine iki gihe, ntiyari akirya, yahoraga mu marira kuko nta City muri gereza, bivuze yuko yari arimo wenyine. Mu 2019 urukiko rwagabanyije ibihano rumukuriraho icyaha cy'urupfu, akatirwa gufunga imyaka 3 n'amezi 4. Kubwo kwitwara neza rero muri gereza, Don yasohotse gereza afunzwe imyaka 2 gusa. Aba bagore bombi barongeye bataha bishimye cyane. City na Don ni urugero rwiza rw'ukuntu utuntu duto dushobora kukubyarira icyaha kiremereye utari warigeze ukorana mbere, kandi bikakubyarira ingaruka ziremereye cyane utigeze ubona na mbere. Wibuke kudusangiza ibitekerezo byawe n'uburyo wakiriye ino video ubinyujije muri comment. Ushobora no kudukurikirana kandi unyuze kuri zimwe mu mbuga nkoranyambaga zacu zirimo nka Instagram cyangwa se TikTok. Hose dukoresha handle ya Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere rero wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.